Uyu musore witwa Hajivu yapfuye urupfu rubi cyane ndetse rubabaje, urupfu ruteye ubwoba, urupfu rwashinguye imitima y'abantu benshi, cyane cyane abahanzi bo muri Uganda yafashaga, yagerageje kuzamurira impano zabo. Yabaga mu gihugu cy'Ubugande, yari umugabo w'umukire cyane, wari umaze igihe kitari kirekire akoze ubukwe, yari afite umwana umwe w'umukobwa ndetse yari afite imyaka 35, urumva ko yari akiri mutoya, yari akiri mu rubyiruko. Yari umukire rero ku rwego rukomeye, ariko urupfu nyine ruramutwaye. Urupfu rero yapfuye ni imodoka ye yakoze impanuka ayirimo, imodoka nziza cyane ihenze yari arimo. Imodoka rero yaje gukora impanuka, mu kurangiza gukora impanuka imodoka ihita ifatwa n'inkongi y'umuriro, irashya yose irakongoka. Mu gihe rero imodoka yashyaga yari akirimo atarabasha gukurwamo, birangira rero ahasize ubuzima. Gutyo bagerageje kuzimya ariko by'ubusa, basanga umuntu yamaze gupfa, ariko yapfuye nabi. Kubona uburyo ki yahiyemo ni ibintu bibabaje cyane. Hari amafoto umuntu aba atagaragaza hano, ariko mu by'ukuri yapfuye urupfu rubabaje. Twihanganisha umuryango wabuze uwabo, ariko nawe tuvuge ngo aruhuke kandi Imana imwakire mu bayo. Nuko nguko ntabwo biba byoroshye. Ibi tuba tubivuga kugira ngo umuntu wese yitekerezeho, amenye igituma uyu munsi akiri muzima, kandi uhore witeguye kuko utazi umunsi n'igihe. Niyo mpamvu tuba tubagezaho inkuru nk'izi ngizi, kugira ngo nujya uva mu rugo ugiye mu kazi ujye wiragiza Imana, usaba Imana kugira ngo ibane nawe, kandi turusheho gukomeza kwiyeza kugira ngo isaha n'isaha nutungurwa utungurwe wejejwe. And I heard a voice from heaven saying unto me, right, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Here save the spirit, that they may rest from their labors and their works do from them. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Iryo ni ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 14 umurongo wa 13. Humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7. Amahoro y'Imana kuri mwese inshuti zacu, abadukunda ndetse mugakurikirana ibiganiro byacu. Ndabifuriza kugubwa neza muri iki gitondo, uyu munsi aho muherereye hose hatandukanye, abari mu Rwanda, bari burasirazuba n'iburengerazuba, abaherereye mu majyepfo n'amajyaruguru, abari mu mujyi wa Kigali, abandi benshi cyane badukurikira bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Ndabizi ko muhari muri benshi kandi tugenda tubibona. Bifurije kugubwa neza. Amahoro y'Imana abe muri mwebwe ndetse n'abanyu bose. Ibyo mukora byose bibahire, Imana ibane namwe kandi Imana ibagirire neza, ntimukagire icyo mukena muri kumwe nayo. Kandi abatameze neza namwe mwihangane kandi mugire gukomera. Abagize ibyago bakabura inshuti, bagapfusha abavandimwe cyangwa se bakabura ababyeyi, mwese mugire kwihangana. Mwese niko bigenda. Uyu munsi waba uri kurira ariko ejo ukaba uri kuririmba. Imana inyuranye ibihe, ariko kandi Kristo yatsinze urupfu na Satani, hanyuma arangije urupfu arugira irembo riduhuza n'Imana. Ariko nyine iyo umuntu apfuye akadukurwamo, nibyo koko turababara, ariko kandi nta kundi byagenda. Mwese turi abashyitsi, turacumbitse. Igihe kijya kigera icumbi umuntu yari yaremerewe rikarangira agataha iwabo. Rero twizere Imana kuko iri kumwe natwe, kandi Imana ikomeje kutugirira neza. Uko bukeye nuko bwije tugenda tubona Imana ibana natwe. Uyu munsi nimba wabyutse ukaba uri guhumeka, ntiwibagirwe ko hari abandi bapfuye, baturushaga ubwiza, baturushaga ubutungane, baturushaga icyubahiro, baturushaga ubutunzi. Kubona wowe waramutse uri muzima, ibyo byonyine ujye ubishimira Imana. Imana iba yakoze ikintu gikomeye cyane. Imana iba yakoze iby'imbaraga kugira ngo ubashe kuramuka, ujye ubiha agaciro kenshi cyane. Reka ngusabe wowe utarakora subscribe uyikore kugira ngo dukomeze tubane, kandi ibiganiro byacu bikomeze bibanyure, bikomeze bigende neza. Hanyuma uzaba ugize neza ukande like, uduhe comment. Ibyo byose biradufasha, bigatuma tugenda tubana mu biganiro bya buri munsi.
Yesu aduhane umugisha mwinshi cyane. Inkuru nje kubagezaho ni inkuru ibabaje kandi ni inkuru iteye agahinda y'urupfu rw'umusore witwa Hajiv. Ni umusore mwiza cyane w'umuhinde wamaze kudukurwamo, wamaze kwitaba Imana. Ni inkuru ibabaje cyane. And I heard a voice from heaven saying unto me, right, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Here saith the Spirit, that they may rest from their labors and their works do from them. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Iryo ni ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 14 umurongo wa 13. Urupfu rurababaza, kandi urupfu iyo rutugezeho rudutera agahinda, rukadushengura imitima, ariko kandi nta kundi byagenda. Icyakora hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Umwuka nawe aravuga ati ye, nibaruhuke imiriho n'imihate, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye cyangwa se ibaherekeje. Uyu musore witwa Hajiv yari umusore wabaga mu gihugu cy'Ubugande, ariko akaba yari afite umugore yari amaze igihe gitoya ashyingiwe, kuko urabona ko yarakiri umujene, yari afite imyaka igera kuri 35, ariko yapfuye urupfu rubabaje rukomeye cyane. Uyu musore rero Hajiv cyangwa se uyu mugabo yari afite ise w'umukire cyane mu gihugu cya Uganda. Ise ni umukire cyane rwose ukomeye, ndetse n'uyu muhungu we yari umuherwe cyane, kuko yakundwaga cyane cyane n'abantu bakora umuziki wa secular music mu gihugu cy'Ubugande, kuko bamukundaga cyane. Yagiye afasha benshi mu bahanzi, yagiye azamura abahanzi benshi bamukundaga. Mu by'ukuri ni inkuru y'akababaro, ni inkuru yateye abantu benshi agahinda, kuko yari umuntu mwiza wafashaga abantu. Rero Imana imwakire mu bayo. Uyu Hajiv w'imyaka 35 yari umuhinde wabaga mu gihugu cy'Ubugande, akaba yari amaze igihe gito akoze ubukwe. Yari akiri umujene mariye, afite umwana, cyakora yarumva ko yari amaze kubyara. Ariko ikibazo gikomeye cyane yahuye nacyo ni impanuka ikomeye yagize, ndetse iyi mpanuka yabaye impanuka iteye ubwoba, kuko imodoka nziza cyane yari arimo yari imodoka ihenze, ariko aza gukora impanuka. Mu gihe amaze gukora impanuka nta kindi cyakurikiyeho, imodoka yari arimo yahise ifatwa n'inkongi y'umuriro. Irashya yose, irakongoka, ishya ayirimo. Urumva imodoka yari imaze gukora impanuka, bari bataramukuramo, wenda hari yari kuvamo akiri muzima, ariko ako kanya imodoka yahise ifatwa umuriro hose, ihita yuzura umuriro, irashya, irakongoka. Bagerageza kuzimya, ariko biranga bibi by'ubusa. Umuntu bamukuyemo basanga yamaze gushira. Umva, ni inkuru ibabaje iteye agahinda. Twihanganishije umuryango w'uyu mugabo Hajiv. Mu by'ukuri birababaje cyane, ndetse biteye agahinda. Yari akiri muto, imyaka 35. Ntago buryo umuntu abakiri mu rubyiruko, abakiri mutoya, ariko nyine nta kundi isi dutuyemo niko imeze. Ni inkuru yababaje cyane cyane abahanzi, abo yagiye afasha, abo yagiye agira inama, abo yagiye azamura mu buryo yagiye aha ubushobozi kugira ngo impano zabo zibashe kwaguka, abo yagiye agira ibitekerezo. Mbese yakundwaga cyane, kuko yari umugabo ugira umutima mwiza. Ndetse na se ni umugabo cyane w'umukire, ufite ama etage akomeye mu gihugu cy'Ubugande. Yari afite amazu akomeye cyane, ndetse mu minsi yashize uyu papa wa Hajiv yaburanaga urubanza yari afite arimo aburana. Yaraherutse kuvuga ati, n'igihe nzaba ntakiriho namaze gupfa, umuhungu wanjye Hajiv nzi ko azakomeza kubikurikirana, ibintu bikagenda neza. Ariko ikintu kibabaje ni uko ari we umutanze kugenda. Ni inkuru ibabaje cyane, ariko nyine nta kundi byagenda. Turababara nyine,
ariko isi niko imeze, turacumbitse twihanganishije umuryango muri rusange wa Hajiv, ndetse twihanganisha cyane n'abanyamuzika bakoranaga nawe, abo yafashije, abo yagerageje kuzamurira impano zabo. Nibihangane, babuze umuntu, babuze intwari, babuze umusapota wabo, ariko nyine nta kundi byagenda. Ni inkuru ibabaje. Impamvu tuba tuvuga ibi ngibi, tuba tubagezeho inkuru nk'izi, ni ukugira ngo umuntu yisuzume, kuko isaha n'isaha nawe watungurwa. Niyo mpamvu dukwiriye guhora twiteguye, kuko tutazi umunsi n'igihe. Ugombe rero ube maso umunsi ku munsi, ujye uhora uri maso, kubera ko isaha n'isaha watungurwa. Imana ibahe umugisha rero, Imana ibahe umugisha. Imana imwakire mu bayo, abasigaye kandi bo muri uyu muryango nabo bakomere. Kubura umuntu nk'uyu nguyu w'intwari ni ibintu biba bibabaje cyane, ariko nuko byagenze. Imana ibahe umugisha rero, ndabakunda cyane kandi mbifuriza ibyiza byose biva ku Mana. Mukore subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu rugendo rwacu rwa buri munsi. Murakoze. Humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7.